Hello, muraho neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Janine, ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze mu gikoni cyacu. Uyu munsi ntabwo ngiye guteka ibiryo. Uyu munsi nje kubirata, nje kubereka ukuntu kugira mu ndazero bituma umuntu atebeza. Noneho nkahita mbereka ukuntu namwe mwabigenza. Uzi ko abantu duhura akambwira, ngaheka ibiryo ngo uhora utetse ngo kuri YouTube, ngo urabirya. Ndabirya, ese simbibereka ndi kubirya. Nase ubishyiraho ko ufite mu ndazero kandi abari amavuta, amafromage, amasauce blanche, amapirawu, amanyama, ndabirya ariko nyuma nkakora detox. Mu gitondo nkakora detox. Ubwo rero niyo mpamvu nje kubibereka nk'abakunzi banjye, nkabibasangiza tukajya dutebeza, sibyo? Tugatebeza mu nda hakaba zero. Ubwo rero mbahaye ikaze, umuntu utarakora subscribe, please subscribe, twikomereze twitekere ibiryo biryoshye, tubirye twishimye niturangiza ntiturengerane ngo tubyibuhe tuzane ibiro byinshi cyane. Ubundi umushefu muzima mwiza uzi guteka ibiryo biryoshye agomba no gukora detox kugira ngo bya biryo yariye bisohoke. Mbese detox ni ugusohora imyanda mu mubiri wacu. Twayisohora gute? Dukoresheje ibirungo n'ubundi dusanzwe dukoresha mu gikoni. Ubwo rero ndashaka kubereka ukuntu tuzajya tubikoresha buri gitondo nubishobora, nuko abantu benshi batabishobora gukora ikintu cyitwa routine muri bo byabihishe, ariko iyo ushaka kubikora bigenda neza cyane. Detox ya mu gitondo irafasha cyane kurusha iyandi masaha, kuko mu gitondo umubiri wacu uri fresh, ubutangiye ubuzima bushyashya bwa mu gitondo. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kuyikora mu gitondo, nibyo bifasha cyane. Nubishobora rero bizakubera byiza kubera ko bizatuma uretse no kugira inda ntoya. Ese undi kugira inda ntoya ni iki? Kugira inda ntoya nuko ibinure biba biri ku mubiri wacu kunda cyane cyane nko bihera biba byagiye bigabanuka bikavaho buhoro buhoro, umuntu ukabona afite mu nda hatoya. Nunda handi hose naho haba hagiye hagabanuka, ariko ahantu hambere haza ibinure cyangwa fati ni kunda. Ubwo rero nshuti zanjye mufite inda nini ntimwihebe, biroroshye kubikuraho. Ahubwo ikintu cya mbere bisaba ni ukugira routine. Routine ni akamenyero gahoraho, mbese ukabyimenyereza bikaba ibintu byawe. Nase ko kwa muganga iyo baduhaye imiti mu gitondo saa sita nimugoroba urayifata kubera ko uba warwaye bigaragara, ukaremba ukajya kwa muganga bakaguha imiti. Rero kugira ngo turware turembe tujye kwa muganga, mureke tubikore hakiri kare, aho kugira muganga azatwandikire imiti adukure ku isukari burundu, adukure ku bintu byose burundu. Mureke tugabanye ibyo twakoreshaga, noneho ntibazabidukureho ibyo twakoreshaga. Reka dutangire. Iyi ntabwo ngiye kuyikoresha, bayita hibiscus. Ni nziza cyane ku buzima, iradetoxinga neza cyane. Niyo wayikoresha yonyine nta kindi ushyizemo, ukabyuka ukayitogosa mu mazi ukinywera. Ariko yo ntabwo ngiye kuyikoresha uyu munsi, nuko nashaka kuyibapresenta. Hanyuma nzakora ikindi kiganiro kigaragaza uko wayikoresha mu buzima bwa buri munsi ikagufasha. Biba byiza iyo ukora detox igiye itandukanye. Uyu munsi mbakoze hibiscus, ejo ugakora cloves, ejo bundi ugakora cinnamon, ubutaha ugakora ginger. Mbese buri munsi ukagenda ugira detox yawo. Biba byiza kuko bituma umubiri woga neza, kuko hari icyo cloves ikora ku buzima kurusha icyo hibiscus ikora. Ubwo rero iyo ugiye ubikora buri munsi biba ari byiza cyane. Buri munsi ukagenda ugira detox yawo, biba ari sawa cyane. Umva nta kintu muzamburana. Mukore subscribe gusa twikomereze. Iyi ngiyi nzayibakorera ejo. Reka dukore iya cloves uyu munsi niyo nshaka gukora. Cloves ni nziza cyane, zisa n'izihenzeho gatoya kubera ko ziririshe, zirahenze cyane, ntazo tugira mu Rwanda. Urumva ko ibintu byose bivuye hanze biba bihenze. Niyo mpamvu akangaka konyine mfite kagura 6,000. Ubwo rero nahise ko tugura ikiro cy'inyama tukakirya umunsi umwe ku 6,000, kuko utagura umuti w'ingirakamaro kandi udasharira. Ni umuti udasharira, ngera ni ibintu bisharira, ibintu byose mvuga ngo umuti udasharira. Irampumurira ku buryo numva bazayikozemo parfait kuko najya nyitera. Hari abantu benshi banga ukuntu ihumura, ariko njye ndayikunda cyane, irahumura cyane. Bayita cloves cyangwa clou de girofle. Ni nziza cyane ku buzima bwacu, iradetoxinga cyane, iyoza amaraso yacu cyane, ibijyanye n'umutima, umwijima, ariko yica umwijima mu gihe ukoresheje nyinshi. Ni ugushyiraho ka attention aho ngaho. Uzakoresha akayiko gato kamwe mu litiro y'amazi. Urumva ko nta mpamvu yo gushyira. Hari abagore njya mbona mu mujyi bafashe nk'iki cyose bakagishyira mu mazi bakagenda bari kunywa umunsi ukira. Umwijima wabo mu minsi iri imbere bazambwira. Hanyuma ikindi ariko cyo cyaba ibyiza nuko utabushyiramo ku muntu uba ushaka kudetoxinga neza cyane, nuko yakwirinda gushyiramo ubuki. Ariko ku muntu ushaka akantu kari sweet
adakoresheje isukari yakoresha ubuki ariko nabwo buri mu rugero gakeya, ikiyiko kimwe kirahagije. Hanyuma ikindi kintu nkunda cyane mu buzima bwanjye mpora mbabwira ko ari anti-inflammatory iri mu rwego rwo hejuru ni turmeric. Turmeric ni ingenzi, umunsi ntukire udakoresheje turmeric. Ni ikinzari niko twajyaga tukita kera turi abana ndabyibuka, ariko ikinzari ni cyiza cyane ku buzima. Reka nzanabakorere ikintu cyitwa golden milk. Ni ikinyobwa Abahinde bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ntabwo bujya bwira batanyweye golden milk, bakunda kuyikoresha nijoro bagiye kuryama. Ni amata bashyiramo turmeric na cinnamon n'agatangawizi. Nzayibakorera murebe. Ayo mata ni ingenzi cyane ku buzima kuko ni anti-inflammatory, ntabwo bapfa kurwara ibirwara byose biboneye, oya. Ubwo rero tugiye kujya twivura dukoresheje ibintu bisanzwe. Iyi ni cinnamon nayo nkunda kuyikoresha cyane mu gikoni, ariko no kuri detox ni nziza cyane kuyishyiraho. Ikindi kintu kitajya kibura mu gikoni cyangwa muri firigo zacu ni iki: indimu na tangawizi. Dore ko nsigaranye ndazikoresha cyane, nshaka kugura ikiro kigamara iminsi mike ishoboka. Hari abantu bajya bakunda kumbwira ngo tangawizi irabarya mu gifu, nyamara tangawizi ni umuti w'igifu. Sinzi ukuntu igifu cyaba kiba kimeze, no kuzabaza abaganga neza, ariko tangawizi njye nanjye nkunda kurwara igifu, ariko mbona kigenda kigabanuka kuko ngenda nkora detox. Ntabwo nkunda gutaka igifu pe, kandi rwose ndabibabwira nk'umuntu wanyu, igifu cyanjye cyarakize. Kandi ibintu byo kudetoxinga ni byiza cyane, bituma igifu cyacu kijya kuri gahunda, ntikibe cyuzuriranye. Hari ukuntu umuntu arya atakoze detox, ubwo urumva niba utogeje umubiri wawe ugashyiramo ibindi. Uzarebe kera ukuntu abana bogaga, hari ukuntu abana kera batogaga, agafata amavuta akongera ku mubiri, gutyo usanga yarahomye. Iyo mama wabo yajyaga ajya kuboza akagira atya gusa, yarahomye ikintu cyitwa imbyiro. None rero natwe nimba ugiye kurya uyu munsi urariye, ejo urongera urarya, ejo bundi urariye. Ibiryo yego Imana yagennye ukuntu ibiryo bigenda bimanuka bigabanuka mu mubiri wacu, ariko ntabwo ari burundu. Iyo utakoze detox ntabwo bigenda neza rwose. Ubwo rero ndabinginze inshuti zanjye, mu gitondo basi nimba buri munsi bidakunda, bikore 3 cyangwa 4 mu cyumweru, uzagerageze. Nutavaho ikiro cyangwa 2 uzambwira. Ntabwo uzabakoze routine, ntabwo uzabakoze routine. Routine ni ibintu bihoraho. Nimba uvuze uti mu gitondo saa 12 mbyutse, mbere yo gukora ibindi bintu byose ndabanza nkasenga, iyo si routine nziza. Hita ushyiraho igikombe cyawe cy'utuzi tw'akazuyazi turimo ibi bintu ngiye kukwereka ukuntu uzajya ubigenza. Ubigire routine umare 2 semaines, uzampamagara. Nukuri noneho ushobora no kuwenda utaga. Hariho abantu badapfa kugabanuka mu buryo bworoshye, ariko nyuma y'igihe usanga no muri bo yumva ameze neza, wirirwa umeze neza. None ngenda nasonza cyane, ibintu bitera inzara mo kabyarana. Ikindi kintu nibagiye kubabwira, tazahamagara mukambira ngo mugiye kwikubita hasi, bitera inzara. None uko se umuntu akora iyo amaze kugira inzara, ahita arya ibintu byose abonye byinshi, kubera ko uba woza nyine, umubiri uba woza ukeneye guhita urya. Rero niyo woze neza uvuye muri dushe tugira umwera, kubera ko umubiri wawe wakeye urasa neza, ukeneye gushyiraho amavuta. No mu mubiri wacu rero niko bigenda. Iyo wamaze gukora detox mu masaa 4, ubwo se saa 4 ziragera, inzara igenda nko kunyica. Ikintu nkora rero, wirinda gushyira mu mubiri wawe noneho bya bindi biwangiza. Ubwo uhita ushyiraho iki, ushaka nko gufata igi, sibyo? Igi ni ryiza ku mubiri wacu, kandi tuba ukeneye iriya proteine yo mu igi, kandi ntabwo igira fati mbi, igira fati nziza ubuzima bwacu bukeneye. Iyo ushyizeho igi rimwe rero uhita wumva umeze nk'umuhazi. Hashira nk'iminota 30 ukanywa igikombe cy'amazi bisanzwe. Ubwo tuvuge ko umuntu wagiye ku kazi, ubwo yitwaje igi mu lunch box kawe, byagera mu masaa 8 inzara iba yakubise wenda gupfa. Ushobora kuba witwaje none muri ya lunch box yawe umuneke n'igi, igi narivuze, umuneke na voka. Umuneke na voka bizagukorera umuti. Noneho bizagera saa 12 washonje cyane. Noneho ubwo uvuye ku kazi saa 11 uratashye, cyangwa ndabiriwe mu rugo uri mu tundi tuntu, saa 12 ufashe noneho ibyo kurya nyakurya. Urumva wagiye ujijisha igifu kugira ngo kidasya ubusa, ariko nanone ntabwo wiyicishije inzara nyakwiyicisha inzara y'umuntu wirirwa umunsi wose. Oya, ibyo ntabwo ngiye nabikora. Hanyuma rero ku mugoroba ukeneyeho proteine, ukeneyeho ibifite byongera imbaraga, ibifite vitamine, imboga nyinshi, mbese ibintu byose ubumva ushaka, ariko mu rugero. Ntabwo ufata isahani yose ngo uyuzuze ibiryo. Hariho abantu ngo bari kuri regime yirije ubusa, ariko noneho yagera mu rugo nimugoroba akarya isahani yuzuye no hejuru. Oya, ntabwo ari byiza. Urya bikeya, ubirya saa 12, urajya kuryama saa 3 n'igice, saa 4 byashize mu mubiri. Noneho ushyireho
ya mata ya golden milk. Golden milk ni nziza cyane, ni nziza pe. Tuvuge ko utajya urya amagi, kwa kundi nakubwiye ngo saa sita uze kurya igi cyangwa saa yine. Oya, nimba utajya urya igi ushobora gukoresha avoka cyangwa ugakoresha ni ikivuguto. Ikivuguto ni amata meza cyane kurusha amata y'inshyushyu, kubera ko amata y'inshyushyu agira lactose nyinshi. Ubwo rero ni byiza ko wakoresha ikivuguto, ko uba wumva uhaze kandi gifasha ubuzima bwacu ko kigira calcium nyinshi kandi tuba tuyikeneye. Rero ni byiza ko wakoresha ikivuguto. Mu gihe utagikoresha ushobora gukoresha yawurute ariko iri plain, ibintu birimo isukari turi kubyirinda kuko turashaka kugira ubuzima bwiza. Sibyo? Mureke ndeke kurondogora noneho ngiye kubereka ukuntu nkoresha ibi bintu. Uzajya ubifata mu gitondo igikombe kimwe, ubundi wigire ku kazi. Sawa. Igikombe kimwe, ibikombe bibiri by'amazi. Ngiye kuyapfundikira abiri. Namara kubira ndaza kubona gushyiramo bya bindi byose. Ndagenda mbibereka gake gake hatagira kabacika na kamwe. Ubwo nimba wowe uri umwe uzakoresha igikombe kimwe, uko ntabwo ugomba kunywa byinshi cyane. Igikombe ndi kuvuga ntabwo ari inusu. Oya, ni igikombe kitageze ku nusu pe. Iki gikombe cyane ntabwo kigeze ku nusu. Uzakoresha itasi uri bunyweremo. Itasi imwe, nimba muri babiri ubwo mukoresha ebyiri. Twe turi babiri tugiye gukoresha ebyiri. Ubwo wowe nimba uri umwe uzakoresha imwe, nimba muri batatu n'eshatu, gutyo gutyo. Hanyuma ndagenda nkupimira n'ibindi bipimo uzajya ugenda ukoresha bya cloves, ibya turmeric, bya cinnamon, ibya ginger n'iby'indimu. Ubuki bwo ni optional, nimba ushaka kubukoresha sava, nimba utabukoresha nabyo byaba ari byiza cyane. Gusa ngiye nyine ngashyiramo gake. Kadutegereza amazi abire, bagaruka mbereka ibindi. Amazi arabize, ngiye gushyiramo ya tangawizi yanjye namaze kuyirapa. Ni igice, ni agatangawizi nyine gatoya kangana nka gutya. Murebe uko ingana se, ni ibiyiko bingahe? Ni ibiyiko bibiri binini bya tangawizi. Hanyuma mpita nshyiramo turmeric akayiko kamwe gato. Hanyuma nimba udakoresha ginger kubera ikibazo cy'igifu, tangawizi uzayisimbuze black pepper. Black pepper nayo ni nziza cyane. Hanyuma cinnamon nayo ushyiramo akayiko kamwe. Ikintu ntari bubize ni indimu n'ubuki kubera ko byo ntabwo ari ngombwa kubibiza. Akayiko ka clou de girofle. Nimba urwaye amavi cyane uzambwira mu minsi iri imbere. Ntabwo uzongera kumva uri kuribwa mu mavi, umugongo. Murabizi ko njya nkurwara cyane. Bigenda bigabanuka gake gake, ntabwo bikora nka kwa kundi ibinini byo kwa muganga bikora ukinywa ugahita wumva uburibwe burashize. Turabitogosa iminota 5. Ntabwo utawumva uburibwe bushize ako kanya, ariko buhoro buhoro uko umuntu agenda abikora gake gake agera kumva asigaye afite ubuzima bwiza muri we. Akibaza ni iki cyahindutse muri njye. Kumbe ni bya bisukari bya buri gitondo tubyuka twirohamo umuntu aba yahagaritse, kumva ufite ubuzima bwiza muri wowe kandi ukananuka kuri gahunda, atari kwa kundi umuntu ahita ahuruduka. Ni sawa cyane. Iminota 5 irashize rero nabikuye ku nkiko. Niyo mpamvu ubishyiramo iminota 5 ku ziko. Iyo biri kubira umwanya munini ibintu birafasha cyane. Niyo ushatse urarubikoze ukabiraza mu gateremunsi, gushyiramo ubuki gusa n'indimu. Birafasha cyane, byiza. Noneho ubuki nyine kwa kundi nyine umuntu aba yaramenyereye akantu karyohereye. Shyiramo ikiyiko kimwe. Ubwo itasi
imwe buri gitondo, ariko ibi biracyashyushye cyane. Akazu yazo ugahita ubigotomera. Ushaka kubana kwisubira mu buriri, kwa muganga nuko byibagirwa. Ibi bintu bikoresha buri gitondo, none ukagenda uhinduranya za zindi zose nzagenda mbereka. Iyi ni iya mbere, nzabereka nk'eshanu byibuze. Ubikoze gutyo kongera ugatangira bushyashya gutyo. Muzambwire muri comment niba mushaka ko dukomeza iyi gahunda yo kubereka uburyo mushobora gukora amadetox afasha ubuzima bwanyu. Nimba indimu ikugiraho ikibazo uzakoreshe ironji. Ironji ni ryiza cyane, naryo ushobora kurikoresha. Hanyuma ndashaka gutestingaho numva ukuntu byaryo. Kari guhumura mana yanjye. Clou de girofle urabuze ukuntu igira impumuro nziza, cloves. Hanyuma ugashyiraho indi mpumuro ya cinnamon, ugashyiraho akadimu. Ibintu byose ndi gukoresha mbese bifite agahumuro keza, n'ubuki ubwabwo buhumura neza. Hari abantu disi ngo buhumurira nabi ngakumva agiye no guhita bikanga burundu. Ubwo rero tugiye kunywa detox yacu, maze biraryoshye kubi. Kariryoheye nyine, akadimu karimo kari kumvikana. Ya tangawizi ntabwo yabaye nyinshi, ntabwo ari yindi unywa ukumva n'urusenda. Oya, iraringaniye rwose. Akagasimbura icyayi rwose cya mu gitondo, ku muntu ukunda mukaru ya mu gitondo. Ibi bisimbuye mukaru cyane, ukirira kakagi kawe mu masaa 4 utangiye gusonza. Umva ubuzima bukubana bwiza, ati nta nubwo nzongera kurya breakfast irabyibushya. Kararyoshye akagacyayi, mva wakaganiriraho n'umuntu wawe, ni agacyayi karyoshye. Muzabigerageze ndabinginze. Kajye kukanywa nicaye ntuje, ngabanye ibiro, tujye twitebereza neza. Ikindi nanone uretse no kuvuga ngo gutebereza bituma ugira ubuzima bwiza. Uba wumva hari umunsi ndi ku kazi numva ndananiwe muri nge, numva ushaka kwicara gusa, aricyo kintu ushaka. Numvaga mfite umunaniro ntazi, ntabasha gusobanura ko kundi icyumweru kiba kirangiye ari nko kwa gatanu, wumva warananiwe pe. Ndavuga ntari kubundi wafata clou de girofle, nari nyifite ku kazi, mfite na cinnamon stick atari yifu. Ibintu Imana yaremye buriya ni byiza cyane kurusha iby'amafu. Hari igihe iyo bakoze iby'ifu akenshi usanga barongeyemo ibindi bintu byo gutuma biramba, amaproduit chimique runaka. Ariko nk'ibi ngibi bitarimo ikindi kintu Imana yiremeye. Ubwo nagufatiye akayiko ka clou de girofle, nshyiramo mbiza amazi muri keto, nsukamo, ndangije ndabireka bitangiye kuba akazuyazi, nashyizemo na cinnamon stick. Nta nubwo kinashizemo, numva nta kintu nshaka, numvaga mfite umunaniro pe, hari kumva unaniwe. Ndabifashe ndabigotomeye, nakoze amatasi 2, nyanywera rimwe. Après 30 minutes, ntabwo ari ukubabeshya, ni inkuru mpamo. Numvise wagira ngo banyongereye nk'iki sinzi, numvise mbaye ndi muntu mushyashya. Ndakora vuba ngora akazi ndakarangije, ndavuga nse banyongera kandi. Ibi bintu Imana yabiremye ibizi. Nuko tujye tubikoresha no kuri muzamba bare mu bikore. Nimba wowe wifitiye gahunda yo kwiha, gahunda yo kuvuga ngo ndashaka kujya kuri taye cyangwa se ndashaka kugira ubuzima bwiza, njye ntabwo ndi kwita kuri taye cyane, ko taye n'igihe uba warayivukanye ukaguma ari iyo, ariko muri wowe ukumva ufite ubuzima bwiza basi. Ndashaka kurondogora cyane kandekere mbareke. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba ndi gukora ibi byose, ni ukubera ko mbakunda. Ndashaka ko mugira ubuzima bwiza kandi nanjye ndabushaka, niyo mpamvu mbikora ubundi nkabibasangiza. Bye rero, naho utaha mu yindi detox nzabakorera. Bye bye.